ntabwo wibaza ukuntu twararanye ntagiye ikintu kiba washakaga ko kibaza ahubwo ndi kubaza nta kantu wanyibye. Name is Mart, umwana w'ikinege. Umuryango wanjye wose warishwe uzize ubutunzi bwawe n'ibyo papa yavumbuye. Nabaye ubuzima bwanjye bwose ndi mu buhunzi, gusa igihe cyanjye ni iki ngo nsigasire gakondo yanjye. Mfite umupangu. My secret love story. urakoze yewe Umezutese. oh baba we None undi byo kugendekeye gute? mana we sha mane guumugisha pe. Urakoze nawe. Numvaga neza ntari bugere mu rugo. Rero sinzi ukuntu marayika kunzaniye data we. Narindi kunyuraho bisanzwe. Sha umbereye umucunguzi no kuri kw'Imana. It's okay. Yewe sha nyine nagize ibibazo ariko hazakira sibyo? Hazakira kabisa. Ya mfasha dukashyira hano hejuru. Yo. Ruzakira. Shase no kuba ndi njyenyine nabyo biragatsindwa. Uba hano wenyine? Nyine mba ngomba kwitaho nyine byananira nka kuri wansanze nyine ukandwanaho. Ese ninde wakujyanye hariya hepfo? Nyine nandimo ndagenda ntarakabaraga. Ngeze hariya sinzi ukuntu byagenze numva ruhanye nkoyoyo. Ihangane ariko ihangane. None se yego wambabare nka gusaba akantu kamwe. Nta kibazo. Ndumva hanga ntari comfortable. Wamfashije byibukangeza mu cyumba. Mbabarira. Siridio. Rwema we Urakomeye. Ndakomeye meze neza. Namahoro. Aha se. Aha se. Si heza. Oya. Neza cyane. Très formidable. Ani ku muhungu wanjye. Muhungu wawe? Umuhungu wanjye nahunze u Rwanda. Okay. Wa undi nareze. Ako umukuri Uwiteka azabikwiture. Nukuri irabyumva, Imana irabyumva. Kirane gikorwa umuntu wese yasaba undi ko yakiturwa neza. Buriya mwana byari ngombwa. None se ko nyine byabaye nta kundi. Namujyanye mu mahanga mbere umwana mwiza nawe. Ariko Rwema we ndakumva. Wowe wasigaye ha mu Rwanda. Nta makuru wumvise wakurikiranye ku kirego cy'urupfu rwa Nkunzi Rwanda. Okay. Nta kibazo. Bawe. Yo, goragake. Yo, paragake sha. Yo, sha. Ego. Ayiwe. Rero urihangana uzakira. Sha nukuri urakoze. None se ubundi wakoze impanuka gute? Nawe byari biragiye kurangira agiye kuntinza. Umeze neza ariko. Ya ni ibintu bisanzwe bimarambaza. Ntabwo birenze nyine tu. Ibyo ni ibiki none? Ya ino ni proposal. Akina nabikubwiye.
uzanyirukana kandi okay iyi ni proposal ari umuntu uretse kuza aha ngaha ibintu niba biteguye se Jefferson turi inshuti ntukambeshye ntabwo nakubeshye urabona nafatiye umwanya wose nkaza kukureba nkubeshye so ndabona arimo waragaragaje n'uruhare rwanjye ushaka ko mufashamo gusa ndayigumana nzacishamo amaso nitonze neza ndebe ko ari ibintu nyine umuntu yakonsidera ko twabishyira mu bikorwa Iwana murakoze cyane gusa nakiri ubwisheje ndakuzi dushobora kujya duhurira ahantu mu kabari cyangwa icyo ukambaza ngo bigeze hehe uri amatayimu oya nta kibazo byonyine kuba unayakiriye ukaba wishimye katwizere ko bizakunda no gateguye neza kameze neza urabona ko ari ibintu nyine byateguye wabyitondeye nanjye niyo mpamvu ushaka kureba nitonze areba ko ari cyo nagufasha muzamukoze kandi thank you sawa mate kandi nukuri ndahari ku bwawe ubukwe Iwana ikintu cyose ahantu uzanshyira nzaba ndi tayari ndigaye byarangiye abaye famille yanjye kandi akazi keza merci murakoze mate nta kibazo murakoze cyane bye nyine urumva mu kazi nkora tuba dufite risike cyane birumvikana so rero urihangana uzakira uzamera neza njye ndagiye nari nguciyeho nyine numva ntabwo nagusiga ku nzira none se yego kuri kwihuta cyane none se nanjye mfite ibindi nari ngiye kujya gukora oya niyo mpamvu ntabwo wagenda gutyo gusa nanze kugucaho ariko ntabwo natinda utagiye muri byinshi ni gute umuntu w'umujyaneza nkawe yamurira ibintu nk'ibi oya nta kibazo hanyuma ukagenda ntakuzimaniye bibaho ntabwo bivuze ngo ntabwo ari ikiguzi none se hari akazi ugiyemo yego hari ibintu ngiyemo mu rugo basi wakwihanganye casi reka ngende mbabara basi se witwa nde njye nitwa Diane wawu mfite n'izina ryiza murakoze nanjye nitwa Kiki nice to meet you Diane uretse gato hano ejo nagiye mu cyaro nkurayo agatobe sibyo ariko reka nkazina agatobe nyizi kera mu cyaro noneho ubu rero ngakunda kubi yego barafungwa ngira ngo bakatuye en perpétuité ntabwo ari peine de mort non peine de mort se inazira cyaha oya ariko bakatiwe burundu cyane uba cyo mbyibukaho nuko umuhungu wanjye nawe muri iyi minsi afite ubukwe ndashaka ko dufatanya abantu twe ducuruza amazu we arayamamaza we akayamamaza agashyira ni nk'umukomisiyoneri ari gukorera kuri website afite website ashyiraho amazu so ubwo nyine nkurikije nyine ibyo yanditse muri proposal ni uko mbibona ntabwo ndashaka kuza kumusobanuza neza urabona ari ikitwaye se ariko nyine nawe warebye usa ntakitwaye twagiye tuncangamo nyine yego yari amusibeje ariko arategereje nyine ko nzamuhamagara nkamuha igisubizo ubwo nawe wabirebyemo ni byiza nyine tu bireke ndaza kumuhamagara mubaze asobanure neza noneho nzaguha amakuru nyine ariko ubona muzana hano akagusobanura turi kumwe ya nibyo nshaka kugira ngo nzaguhe amakuru yuzuye turebe ikintu twafataho umwanzuro
akurebye ntabwo ari bibi cyane. Ese umutobe ubamo muri mu macupa ameze gutya? Wagize ubwoba bw'icupa se? Oya ni inzoga. Oya ni inzoga ngiyi ntabwo. Njyewe ntabwo njya mu inzoga burya. Oya. Mu icupa rimeze gutya? Somaho. Ntabwo ari inzoga. Ntabwo nakwizera ko ari umutobe. Ariko si umugire basi somaho niwumva ari inzoga. Njyewe nca amande ushaka. Oya. Ntabwo mbyizeye. Dia, believe me. Nakira. Sha ntabwo mbyizeye pe. Ese urumva ari inzoga ni agatobe? Komeza ucurure, komeza ucurure. Somaho rwose. Sikaryoshye se? Nase ko imitobe y'ubu ngubu numva yahindutse. Gute? Ntabwo imeze nk'iyo nsanzwe nzi. Nyine iriya yari iya kera. Insina z'uyu munsi zisigaye zisharira cyane. Niyo mpamvu. Urumva gakomeye? Ndumva atari umutobe. Nase basigaye bongeramo ibindi bintu. Oya, nta bintu birimo uretse ko wenda ishobora kuba wenda yarenzwe ku nsina zahinzwe ahantu mu rubuye. Ariko nta kibazo. Urumva se kataryoshye? Kararyoshye da? Nase. Harya bitwa nde? Urupfu rwahunze u Rwanda. Ese bana babyibukara? Gusa icyo nzi cyo ni uko iby'ikirego bye byarangiye. Byararangiye kandi abakekwa nako sinabakekwa ko byaje kubafata. Baje gufungwa. Ndetse ngira ngo bakatiwe burundu ahari ntabwo mbyibuka neza ko ni burundu. Naho mu biherukira ubuzima burakomeza. Urumva umuryango wari umaze gushyira birakurikiranwa nyine n'inkiko. Les suspectés baza kubashinja birafata. Et enfin mise en prison. Nitwa kiki? Ariko nakurebye mbona ndakuzi. Ankira ngero usome. Hano haba imisego se? Imisego? Ubukoresho ubona. Dia. 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 Sikunda ni mwiza. Biragaragara ko utajya unywa inzoga pe. Ku buryo kaguseka gufata. Cyakora reka ufashe uryame neza. Yego. Hano uryame basi ko nguko. Abanza uruhuko tuze. Imana irarema. Nubyo kugura nsanga muri salon. Agira ngo uzaba uhari. Yakuze. Dufashe kubutegura. Twegeranye ibitekerezo bigende neza imihango yose izakorwe mu mucyo. Kwishima ryacu. Je suis prêt pour ça. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Vraiment.
nta kibazo rwose nzaba mpari ntabwo nise kumushyigikira ariko uriya n'umwana wacu buriya na muhungu wacu ndumva nta kibazo rwose none se nicyo waramuhamagariye donc urumva ko ari ngombwa Okay. ibintu byose bijimije njya nkora amasuku hano uri kwitwara gute ntabwo ndi kwitwara kuko nawe wahindutse nyine nari ndi kwibaza nyine ntabwo niyumvishe ukuntu twararanye karinda bucya nta kintu kibaye nicyo kibazo wari ufite mu mutwe wawe cyakubuje amahoro ntabwo wibaza ukuntu twararanye ntagire ikintu kiba washakaga ko kibaze ahubwo ndi kwibaza nta kantu wanyibye mati umwanya ndi kurara asi bebe byiboro wabyivanyemo koko nsindara namba myenda njyana mu kazi ntukikomplikire iminota yose umaze uhagaze aho ngaho ako mati igihe wasibiye nawe ujya uba romantike nambaye ubusa sinjye ko ubwambaye sindyama njye nambaye hanyuma se niba urara wambuye njye ndara nambaye njye ndi wowe asi nshuti mwacakira ikintu icyo ari cyo cyose ndi burara nose nakwambika isume se sitarara mu isume oya si nshuti ntabwo guhera ku maherena kwanza ndabona butije muherena iki mere ku maherena yakurimo nyine turyama ntabwo byakora asi nshuti ntukegereze ibintu umutima ariko ese ufite ikihe kibazo ufite ubwoba bw'iki none se ubwiye ngo muraza myenda kurarana ufite mwana ese kundaza n'imyenda bihuriye hehe bihuriye ko ngomba kurara nambaye iwanyu urara wambaye ndara nambaye hano rero ni iwanjye akose mati aho yagenda nawe ujya ubasiye bebe oya asosha mfukame se upfukame iki wowe wireka kubitekerezaho cyane iyo ubitekereje ibintu birapfa wikuramo agaherena kamwe kurema akandi birakuvuna se turebe hindukira turebe ko basi bikuvuna njye mbe gukore ibyo bimbona ako kantu ko ari gato wagakuyemo bikarangira tukaryama usi ntabwo unaniwe tuma tuzi ko wahindutse nturi kumbwira gutyo Ni karibu bro. Salut. Meze bite se? None se aka kanya wavunitse man? Nsangaye nyine umuntu aba yahuye nazo. Bite se? Ese Ntabwo twari turi kumwe uri muzima wa? Nese ubu iyo ndebye ubona navunitse man. None se bile Mustafa nagahezo se?
ubwenge nzi ntabwo bunyemerera kuvunika y'amaguru bro. Ndi munange wowe. Icyuma. Ya. Ambassador. Ahubwo se nyine bwira bimeze bite? Nakubwiye ko ngiye burya ikintu niyemeje. Ubundi ngiye meze nka Bakame yarongoye ingwe. Ngomba guhita ngisoza ako kanya. ushaka kuvuga iki? Ariko uribuka umunsi nkwaka nimero ukanyiryaho ngo nazibona ntenge iki n'ibiki ngo ni munziranye. Nimero zonde se? Saba mukobwa Diane wa kintu. Mukuru wa Judy se? Finally. Niwe?